Akaryohereye ariko kakugira imbata, isukari. Isukari iri muri buri kimwe, kuva mu ifunguro rya mu gitondo, yaba icyayi cyangwa se igikoma cya mu gitondo, kugeza ku mafunguro mato dufata, amwe dukunda cyane nk'amakeke, biswi, amandazi n'ibindi. Ariko aka karyoshye kaduhisha ukuri kuryana kifitemo uruhande rubi ndetse dutekerezaho gake. Uyu munsi reka turebe ko urwo ruhande rubi isukari igira ku bwonko bwacu ndetse n'umubiri wacu muri rusange. Cyambere ni umwanzi utagaragara. Isukari iri buri hamwe. Muri make bivugwa ko umuntu usanzwe arya utuyiko 17 tw'isukari ku munsi. Ndavuga iyisanzwe tugura, birenze uko tubitekereza. Kandi ntabwo tuyikura mu mafanta cyangwa se muri za keke gusa, ahubwo isukari yihishe muri byinshi turya buri munsi, nk'imigati isanzwe, muri za yawurute, amaji n'ahandi. Ariko se iyo sukari yo mu nganda ni iki mu by'ukuri ikora ku mubiri wacu? Reka tubirebere hamwe. Icyambere, kutwongerera ibiro ndetse no guteza umuvurungano mu mubiri wacu. Reka tuvuge ku mikorere y'umubiri cyangwa se metabolism. Iyo turiye ibyo kurya byongewemo isukari, bihita byongera urugero rw'isukari iri mu maraso mu buryo bwihuse cyane, tukumva tugize imbaraga zihuse, ariko zikurikirwa no gucika intege bikabije. Umubiri wacu urwana no guhita wohereza umusemburo wa insuline kugira ngo urwanye uwo mwanzi, maze ugabanye isukari iba yikubise mu maraso bitunguranye, maze ikagabanuka. Ariko iyo ibyo bikomeje, habaho icyo twabonye cyitwa insulin resistance. Ibyo twabonye ko bifitanye isano y'inkubirane na diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Uko igihe gishira dukomeza gushyira uwo mutwaro ku mpindura ngo itange insuline, binaniza imikorere y'umubiri, aho birangira ibyo twumvaga bituryoheye bidukururiye ibyago bikomeye. Ikindi, ibyago ku mutima. Nyuma y'ibyo tumaze kubona, isukari iteza akaga gakomeye ku mutima. Kurya isukari nyinshi ni imwe mu mpamvu zikomeye ziteza uburwayi bw'umutima. Ese bigenda bite? Isukari izamura ingano y'ibinure ndetse n'ibinure byitwa triglyceride bikaba byinshi mu maraso, bituma umuvuduko w'amaraso wiyongera, bikanatuma habaho kubyimba mu mubiri cyangwa se chronic inflammation. Ubushakashatsi bwerekanye ko abantu barya isukari nyinshi cyangwa se n'amafunguro arimo isukari nyinshi baba bafite ibyago byo gupfa bishwe n'indwara z'umutima. Icyo nacyo kikaba ikindi kiguzi kibanga twishyura ku gukunda isukari. Gukinisha ubwonko no kubusindisha cyangwa se guhindagurika kw'amarangamutima, ari byo mu cyongereza byitwa mind games and mood swing. Isukari ntabwo igira ingaruka ku mubiri wacu gusa, ahubwo inakora ku ntekerezo zacu. Ese wigeze wumva unaniwe, ucitse intege cyangwa utishimye umaze gufata ku kantu karimo isukari? Ubushakashatsi bwahuje gukoresha isukari no guhindagurika kw'amarangamutima cyangwa se mood swing ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe mu buryo bw'igihe kirekire. Kugira umuhangayiko ndetse n'agahinda gakabije, ibi biterwa n'uko isukari ituma umusemburo wa dopamine uvuburwa mu gihe gito cyane. Dopamine ni umusemburo w'ibyishimo, kenshi uvuburwa igihe turimo turya ibiryo dukunda, turimo twumva indirimbo cyangwa se hari intego runaka tugezeho. Kuba rero isukari ituma uvuburwa mu buryo budahwitse, bituma nyuma yaho gato umuntu yumva acitse intege, atishimye, atanatuje. Kutugira imbata. Ikibi kiruta ibindi ni uko inyagwa itubata. Abashakashatsi bavumbuye ko isukari ari imbarutso mu gushitura ubwonko nk'uko kokayine ibikora cyangwa se ibindi biyobyabwenge. Buri gihe uko turiye isukari ituma ubwonko buvubura dopamine, tukumva tuguwe neza ariko by'igihe gito. Ariko nyuma y'akanya dukomeza kumva dukeneye indi kugira ngo tugumane ibyo byishimo. Uko kubatwa bituma dusigara tuyirarikira, bigatuma turya ibirenze urugero cyangwa se overeating, kandi kubicikaho bikagorana. Isano na kanseri. Isano hagati ya kanseri n'isukari iracyakorwaho ubushakashatsi, ariko hari kimwe kitagibwaho impaka: gukoresha isukari nyinshi byongera ibyago byo kugira ububyimba mu mubiri ndetse na insulin resistance. Izo zikaba impamvu ebyiri z'ingenzi mu kongera ibyago byo kurwara kanseri. Ikindi gikomeye, uturemangingo twa kanseri dutungwa n'isukari. Byatumye abashakashatsi bibaza, ese umuco cyangwa se ingeso yacu yo kurya isukari ni ukuyirarikira gusa cyangwa harimo ikindi? Ikindi cya karindwi, isukari ituma dusaza imburagihe ndetse ikangiza n'uruhu rwacu. Isukari ntidusazisha imbere gusa, ahubwo igira ingaruka nuko tugaragara inyuma. Uduce tw'isukari turagenda tugafata kuri proteine zo mu mubiri wacu, bigakora icyitwa AGEs cyangwa se advanced glucagon end product. Izi AGEs zihita zataka collagen ndetse na elastin. Ubwo n'ubwoko bubiri bwa proteine bushinzwe gutuma uruhu rwacu rukomeza kwegerana, rukaba rudakanyaraye, ndetse no gutuma umuntu akomeza kugaragara nk'ufite itoto cyangwa se nkaho akiri mutoya. Ibi se birangira gute?
iminkanyari, kureguka cyangwa gukweduka k'uruhu ndetse no gusaza imburagihe. Ikindi cya 8, kwangirika kw'amenyo no gutakaza intungamubiri. Cyane pe, isukari izwiho kwangiza amenyo. Iyo turiye isukari, bagiteri zo mu kanwa zihita zirekura aside yangiza amenyo bigatuma acukuka. Ariko ibi ntibigarukira ku menyo gusa, ahubwo ibiryo bikungahaye ku masukari yo mu nganda bisimbura ibiryo by'umwimerere bikungahaye ku ntungamubiri, bikarangira umubiri ubuze intungamubiri z'ingenzi nk'amavitamine, imyunyungugu. Dushobora kumva duhaze ariko imibiri yacu yishwe n'inzara kubera kwiyima ibyo yari ikeneye. Ni kenshi uzasanga abantu iyo bageze ku gihe cyo guhitamo ibyo kurya bahitamo ibyo kurya bikize ku masukari cyane, bakirengagiza ibyo kurya bikize ku ntungamubiri nk'imboga ndetse n'imbuto cyangwa se n'ibindi byo kurya by'umwimerere. Ikindi kintu gikomeye ni uko nanone isukari kugira ngo umubiri uyikoreshe ukenera vitamine zo mu bwoko bwa B, cyo gituma benshi bayita umujura w'ubwonko. Kandi kubera ko ibanyujijwe mu nganda yo ubwayo ntabwo bifite izo vitamine, nuvuga ngo vitamine zakagiye gutunga ubwonko birangira zigiye mu gutunganya isukari kugira ngo umubiri ubone uko uyikoresha. Ese ni gute twakwikura muri uyu mutego? Isukari iraryoshye pe, ariko ingaruka mbi zayo ni ikindi, kuva ku mubyibuho ukabije, indwara z'umutima, ubuzima bwo mu mutwe no gusaza imburagihe. Ubutaha nujya ugera ku byo kurya bikize ku isukari yo mu nganda, ibuka ko buri mahitamo agira ingaruka. Hitamo ubuzima, hitamo ibyiza, cungura ubuzima bwawe bwabaswe.